Bruce Melodie akaba yamaze gushyika mu gihugu cya Nigeria yagiye gufata amwe mu mashusho azagaragara mu ndirimbo ye yise Soweto. Ni indirimbo yenda gushyira hanze ariko kandi ni indirimbo izasohoka mbere ko Bruce Melodie ashyira hanze album yise Sample. Ni album izabigizwe n'indirimbo 16 ikaba ari album nkuko yasize bitangaje barakifuza kwishyira hanze muri uku kwezi kwa gatanu, nubwo avuga ko mu by'ukuri icyo bashyize imbere no kuzatanga ibintu byiza, bityo rero abakunzi bakwiye komeza kwihangana. Ati birashoboka rwose muri uku kwezi kwa gatanu k'iyo album twabasha kwishyira hanze. Atariko kandi n'ikindi gikomeye tukirimo turebera hamwe na equipe ya 155, ati nukureba nuko mu by'ukuri twazayibagezaho kandi mu buryo bwiza cyane. Ati kubera yuko muri iki gihe cyitwa gutanga umuziki ugomba kubanza kureba ese ndabaha indirimbo zose cyangwa se ndagenda mbaha imwe. Ati ibyo byose rero nibyo equipe ikirimo itunganya. Ikindi Bruce Melodie amaze iminsi kumbaga nkoranyambaga avuga bati Bruce Melodie yabagishije inda, yakoresheje surgery. Yasize avuze ko mu by'ukuri ibyo byose ari imivugo ariko naho bihuriye n'ukuri. Ati abantu bazagenda babona yuko ibyo byose byagiye bivugwa atari byo. Reka mvuge gato kwitwa Reza Beat on the Beat, uyu numwe mu producer bamaze igihe kinini mu muziki hano iwacu mu Rwanda. Akaba rero yateguje album, akavuga ko ari album izabiriho abahanzi bakomeye cyane barimo Azawi, uyu no muhanzi wa hariya muri Uganda. Ariko kandi yanavuze ko witwa Spice Diana nawe rumwe mu bahanzi bazagaragara kuri iyi album ye. Avuga ko rwose imyiteguro yo kwishyira hanze igeze kure ndetse kw'indirimbo nyinshi zamaze gutunganywa. Reza Beat rero umwe mu producer bamaze igihe kinini mu muziki. Reka nyure hano muri Kenya, hari umuhanzi witwa Bien-Aimé cyangwa se uyu yahoze muri South Soul, benshi baramuzi cyane, yacuranga gitari neza ariko akanaririmba neza. Nyuma y'uko South Soul ibikorwa byayo bigannye ku musozo, yavuze ati ntabwo nshaka yuko abanyakenya banyikoreza umutwaro wo gutekereza ko ari njye ufite inshingano zo kugeza umuziki wabo ku ruhando mpuzamahanga. Ati bose nibahaguruke bakore, dufite abahanzi benshi. Ati mu by'ukuri usanga kenshi itangazamakuru rya hano iwacu muri Kenya nta kindi kibazo rimbaza ari uburyo bwo kugeza umuziki ku ruhando mpuzamahanga. Ati rero ntabwo nkwiye kwikorezwa uwo mutwaro kubera yuko uranaremereye. Aherekejwe n'umukunzi we ariko kandi akaba n'umuhanzi babana muri Wasafi Record Label, Diamond Platinum. Ku mugoroba yataramiraga i Dubai, ni igitaramo cya kabiri nyuma y'icyo yakozeyo muri weekend. Abakunzi b'umuziki bakaza kumusaba kongera kubataramira, nawe rwose yitwaye neza mu ndirimbo zigezweho muri iyi minsi, by'umwihariko indirimbo yise Koma Sava, imwe mu ndirimbo ziri kubyinwa. Akaba rero mu by'ukuri yabashe gutaramira hariya i Dubai. Ariko kandi hari umuhanzi ukomeye cyane muri iyi minsi tuvuga ko ayoboye umuziki wa Afrika, yitwa Burna Boy. Akaba asubiza itangazamakuru, bamubaje bati bigeze ibyo kwibaruka, ese urabiteganya ryari? Uyu muhanzi avuga yuko mu by'ukuri ngo kugeza ubu ngubu atifuza kuzana umwana ku isi, nyamara ngo atari yagera ku kigero cyo kumuha urukundo nyarukundo. Ati rero mu by'ukuri ibyo bintu nabaye mbishyize ku ruhande, hanyuma mbasha kubanza gushyira imbere gukora umuziki. Ati rero ibyo nabyo nibiza mu by'ukuri nabashe kubona yuko nabasha gutanga urukundo rwanyarwo nzabikora. Atariko kugeza uyu munsi gahunda yo kubyara ntayo mfite. Ni Burna Boy w'imyaka 32, umwe mu bagabo mu by'ukuri bakunzwe muri iki gihe mu muziki w'isi yose muri rusange. Reka nyure muri Uganda, hari stade ikomeye cyane izataha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi rero iyi stade akaba hatumiwe abahanzi batandukanye bagomba kuzasurutsa abazitabira ibyo birori. Hamza Stadium akaba ari stade mu by'ukuri izatawa n'abahanzi barimo Jose Chameleone, hazaba harimo witwa Baby Cool, hazaba hari Eddie Kenzo, hazaba hari Palaso, hazaba hari kandi abahanzi kazi bakomeye cyane bazwi barimo Rema na Makura, Shiba Karungi, ndetse mu by'ukuri n'andi matsinda akomeye cyane arimo na B2C n'abahanzi benshi rero ndetse n'abanyarwenya bazagaragara muri iki gikorwa. Kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2024.
akaba ari uko gahunda zimeze muri rusange. Reka nihute cyane mvuge ku witwa Jennifer Lopez. Kugeza ubu ngubu by'ukuri bitangazamakuru bikomeye biri kwandika yuko witwa Ben ndetse na Jennifer Lopez nyuma y'imyaka 2 bashinze urugo ngo urukundo rwabo rwamaze kugera ku musozo, ndetse mu by'ukuri ngo no gutandukana birashoboka nta gihindutse. Numwe mu bahanzi bakomeye cyane, ariko kandi yashakanye ndetse rwose amaranye imyaka 2 mu munyenga w'urukundo n'umugabo witwa Ben. Uyu numwe mu bakinnyi ba filime beza cyane, umwe mu bamaze igihe ariko kandi bubatse izina byo ku rwego rwo hejuru. Akaba rero ari ayo makuru avugwa hariya muri couple ikomeye cyane hagati y'uwitwa Jennifer Lopez ndetse n'uwitwa Ben Affleck. Hanyuma kandi nihute nyure kuwitwa Selena Gomez, bivuga yuko we rwose ngo n'umukunzi we Benny Blanco ngo urukundo rugeze ryose, ndetse Benny Blanco yavuze ko ngo abona ko uyu mugore afite akazoza, ndetse rwose abona yuko yazamubera umugore mu minsi mikeya iri imbere. Ati iyo ugerageje kujya mu nguni zose z'ubuzima usanga ari umugore udasanzwe, usanga ari umugore mwiza cyane. Ati rero nifuza kuzakomezanya nawe mu buzima bw'ahazaza. Ati ni nayo mpamvu rero nababwira yuko muri uyu mwaka twitegura byinshi ndetse tubahishe byinshi, dushobora no kuzabana. Nayo makuru ibindi ni showbiz today. Aho cyane Moses iradukunda cyane nuko mbere ko dusoza reka